Ese ndabakunda shiti bavandimwe banyamasengesho abo bahimana ndetse n'abantu bose bakunda Imana muri rusange aba bari mu Rwanda cyangwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Murakoze abumva ikinyarwanda cyangwa batacyumva abumva ikinyarwanda cyane niyi message ibabwira cyane cyane abanyamasengesho muri rusange babandi biyemeje gusenga no kubaha Imana. Y'igihugu gifite ibibazo, y'igihugu kiri mu gihe kigoranye mu baturage batumva amategeko n'amabwiriza, igihugu gifata umwanzuro ukomeye batitaye ku bantu bubashye amategeko. Mu ijuru afite ikibazo gikomeye cyuko hari abantu benshi bahamagawe n'Imana ariko bakaba batabasha kumva imyanzuro yabyo. Mu ijuru bagiye gufata umwanzuro ukomeye kugira ngo bashyire abantu ku mwanzuro wabyo, kubera ko abantu ntago bakomeje kumva ikimana ibabwira, ntago bakomeje kumva umugambi Imana ibafiteho. Ibi bihe murimo muracamo banyarwanda banyarwandakazi ni bihe byavuzwe n'Imana, ni bihe abanyarwanda benshi bazi, ntavuga abantu bakomeje gukurikirana ibintu byo gusenga no kugenda. Ikibazo sinzengero zifunzwe, abwa ikibazo n'umutima wawe. Mbese urusengero rufunzwe cyangwa umutima warafunzwe? Fungura umutima wawe wegera Imana, kuko ibihe bindi bizaza kandi ibihe bizashika, ibindi bigenda bihindura ibindi mu bindi. Ndabasaba ngo mumenye ko turi mu gihe uyu munsi wa none nguhaye ikiganiro cyangwa nguhaye ubutumwa buvuga ngo mu gihe leta itegura inama n'abaturage bayo kugira ngo bagire ibintu banzura n'imyanzuro, mu ijuru nabo bafitanye inama n'abantu bayo kugira ngo bagire ibintu bakosora. Uyu munsi rero ahantu wicaye, waba uri umudamu, waba uri umupapa, umwana muto, umusore, pfa kuba usenga Imana. Biravuga ngo n'umwana muto uzi gusenga azafashwa no gusenga. Wikangwa n'ibihe ucamo, wikangwa n'iminsi yawe, ahubwo tekereza ku rubanza ufitanye n'Imana, tekereza ku nama ufitanye n'Imana. Ese iyi nama nikorwa hagati yawe n'Imana, nta kibazo kizasigara hagati yawe n'Imana. Imyanzuro mu ijuru irafatwa kandi irafatirwa ku bantu bubashye Imana, ku bantu Imana yahamagaye mukayinirira. Ntago ikibazo turimo ari insengero z'uyu munsi wa none, turi mu kibazo cy'uko abantu batamenye icyo Imana ibahamagariye. Mwongere mwibuke ibihe bya kera, mwibuke iminsi ya kera, kuko hari ikintu Imana ibahamagarira. Igicu iyo kije mu gitondo turwana dushaka izuba, ariko iyo izuba rimaze kuba ryinshi turwana dushaka igicu. Ndasubiramo ayo magambo. Iyo turi mu gitondo tubyutse mu buriri bwacu aho twaryamye, turwana dushaka ikintu cyatuma tugira ubushyuhe mu mubiri wacu, ariko iyo bigeze saa sita cyangwa saa saba izuba rimaze kuba ryinshi turwana dushaka igicucu. Mu yandi magambo, iyo ufite ikintu gituma abantu bagukunda, abantu baragusanga, ariko iyo nta kintu gituma abantu bagukunda, abantu baraguhunga. Senga Imana yonyine no mugumana mu bihe byari byo byose, mu bihe bikomeye, mu bihe by'ibyago n'amakuba, mu bihe by'ibyishimo, niho Imana mubanirana. Ndakubwira ngo uyu munsi wa none utega amatwi wumve icyo Umwuka akubwira, kandi wumve icyo Imana iteganya ku buzima bwawe. Nuko icyo ushaka ku mutima bwawe ari uko kuyubaha no kuyikorera, ndetse ugasenga buri munsi. Fasha abakene, fasha abababaye, batagira shingarugero ubiteho. Isengesho ryawe usenga uryerekeze mu mihana, abantu bari badafite ubavugira, badafite shinge na rugero. Niyo umunsi wa none umenye gushakisha ububasha bw'Imana. Waba uri hanze y'iki gihugu, manzi umenye ngiki Imana kujyana hanze y'igihugu niki. Imana dukuye hasi iratwambika, turanywa, turarya, ndetse itwubakira amazu meza. Twari turi hasi hasuzuguwe, nta n'umuntu twubaha, nta n'umuntu twumva, ariko Imana ikora mu bubasha bwayo iragutabara, itugira abandi bantu. Yabahaye ama business, bane ba mamodoka, ama company, amazu, business, ubucuruzi bugiye butandukanye. Ibyo byose byavuye mu gusenga. Kuki wageze aho hantu ukibagirwa? Kuki wamaze kubona ibyo bintu ukibagirwa? Ese wowe n'Imana nta rubanza muzagirana muri iyi nama yawe, hagati yawe n'Imana nta rubanza muzagirana? Ndagusaba ngo uhindukire, wongere ukizwe, wibuke ko wavuye ngeze ukagwa, wongere uhindukire, usaba Imana gusenga no gukizwa, kuko ari Imana ishobora byose. Murakoze cyane. Yibi bizose ndabashimiye ko tumaranye igihe na Pastor Ezekiel, kandi atugezaho ibyiza by'Imana, kandi yadufashe gusenga no kwegera Imana. Ejo bundi ndashaka ngave mu busore abo umugabo. Mwibuke gutaha ubukwe itariki 31 z'ukwezi kwa munane, harabura iminsi mike yanga ibintu bibe neza. Nabasuzaga naho ubutaha, kandi nzikomeza kudukurikirana kuri Prophet Ezekiel. Murakoze, Imana ibahereze umugisha mu izina rya Yesu. Amen.